Kuri TV mu bana b'Abanyarwanda update tangira utwibwira dukomeze tuganire na kibazo. Okay, amazina yanjye nitwa Kofi Anani, ndi umuririmbyi. Niyo koresha nk'ubuhanzi nanga no muzima usanzwe nikoresha. Izina iryo ngiryo naryiswe n'umubyeyi wanjye. Niyo mazina niswe n'umubyeyi. Data yanyise Ntakirutimana Kofi Anani, ariko mu buririmbyi nkoresha Kofi Anani. Hanyuma se music industry wayitangiye ryari, bimeze bite wenda muri iki gihe nyine industry music yawe urayibona ute bwatire? Music nayitangiye 2012 nibwo nakoze indirimbo yanjye ibanza iyo bita Reka Dukore. Ako kubitangira nk'akazi bya nyabyo nabitangiye 2018 nibwo nabitangiye nk'akazi. None se wenda ugereranyije na level wenda iki gihe music industry iriho cyangwa se n'uburyo watangiye ni izihe mbogamizi ugenda ubona, bimeze bite wenda imibereho yawe then na music industry bitwara gute, ukora iki, akazi ugaha wenda umwanya ki? Sahingi music kumukora turamukora, ariko duhura n'imbogamizi nyinshi nk'uko bivuze. Ntago ari ibintu byoroshye bano bashuti bacu kuba badukina kugira ngo natwe tumenyekane. Bisaba kugira ngo ufite ikintu runaka uri bushyireyo, niba udafite management nkatwe abana twikorera twe ku giti cyacu, biratuvuna bya nyabyo ndetse cyane. Gusa icyo nzi uko natangiye muri 2010 na kangahe n'umwaka uyu nguyu wa 2024 harimo difera nini cyane, harimo itandukaniro rihagije kuko umuntu aba yarabonye byinshi, yarize byinshi. Nase bitewe n'ukuntu mbwiye struggles zose wagiye unyuramo, ibibazo wanyuzemo wenda, ariko ugafokasinga wenda ku music industry yawe kugira ngo utere imbere cyangwa se wigeze ku cyo ushaka, n'iki wabwira underground kugira ngo nawe bumve wenda bihe icyizere? Hari abana bafite talent hasanga, ariko ugasanga niba adafite akantu gutyo yashyiramo cyangwa se yagira ate, ariko ugasanga abivuyeho, n'iki wamujya nk'inama kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe yatera imbere? Nkanjye Kofi, icyo nshobora kugira mutoya wanjye uri aho hasi ni kimwe gusa namugiramo inama. Mutoya wanjye uri aho hasi gatoya abonye nakamare, kimwe cya kabiri agikoreshe studio, ikindi akiyubakemo, ikindi cya gatatu agomba kumenya, agomba gutekerezaho gukora waka mwiza ashobora kugufasha muri byinshi. Sahi ngiye nshobora kuba mfite inshuti zanjye kubera kumva ibyo nakoze se cyangwa ibikorwa byanjye nakoze, bo bakaba bamfasha bakabitanga ku mpande, bitewe n'uko nta management mfite cyangwa se nta bushobozi bwo kujya kwishyura TV runaka ngo ibe yaneza imbere, ibe yamfasha, ibe yankorera uko bikwiriye. Ariko kubera gukora akazi keza no gukora ikintu cyiza umuntu akakiyumvamo, akaba yagisharinga ahandi nkaba natera imbere. Bityo rero icyo ngiye mbasaba nkanjye Kofi, ndabasaba bakora akazi keza, bagakorere mu gihe gikwiriye cya nyacyo, batekereze ku kintu runaka bagiye gukora. Kandi ikindi bagomba gutekerezaho, bino ntago ari ibintu umuntu yifata ngo agiyemo gusa, biba bisaba kuba ufite impano bikurimo, ubishaka gahoro. None se ikindi nakubazaho ko ntago music yawe nayumvishijemo gatoya, ariko music uririmba ni kare iri style ki, ni hip hop, ni R&B, imeze wenda muri make? Style yo nkoresha Afrobeat,
hip hop na R&B. R&B. Yeah. None se ko urabona sometime abahanzi benshi hanze ahangaha asohoka wenda aririmba R&B yonyine akaza gushaka supporter ushyiramo hip hop kugira ngo music iryohe cyangwa se amajwi agende ayenda kare yunganirana, ubikora ute kugira ngo washyiramo hip hop ushyiremo R&B? Ni ibintu bibi cyane njye dubikora ute? Yeah. Kubikora gukorana n'abandi bahanzi sofa ndabikora, nkorana nabo cyane. Ahako biterwa na cyane abaririmbye kenshi bo ndirimbanye nabo bakunda kunsaba ngo nkorane nabo, ariko ndirimba ururimi rwonzi rwo nakuriyemo rwo navukiyemo rw'ikinyarwanda, ari rwo turi gukoresha sahiye. Yeah. Ndabikora nkakoresha hip hop, kenshi bansaba hip hop se cyangwa bakambwira ngo ririmba karasi ngakoresha R&B. Yeah, biterwa n'igihari. Tongeye kwishimira. None se watumiriramo just wenda nk'indirimbo yawe imwe nubwo warimbamo agace gatoya tukumva kuri ukatubwira n'urubuga nkoranyambaga ukoreraho, niba ari YouTube, Instagram cyangwa tukagufollowinga, n'abari hanze ahangaha uko dufite abana bakeneye kugira ngo bazamuke, so babonye ufite umutima w'ubushake muri music industry nawe waba motivate kugira ngo ejo n'ejo bundi batangire kwiyumva mu music ari ikintu cy'ingenzi. Niba hasorinze uviyo hasi na support ufite ari kwizisha uravuga wenda uko biri hari icyerekezo mfite. Hari abantu rero bari hasi abo babana bafite talent ariko wenda badafite ubwo bushobozi, so wababwira wenda ukanyuzamo korasi gatoya tukumva kuntu music yawe kuntu imeze, so ukatubwira n'imbuga nkoranyambaga ukoresha tukagira ngo tugufollowinge nta kibazo. Okay. Ku nkuru nkoranyambaga nkoresha Instagram, YouTube, ku TikTok. Yeah, na namba ya WhatsApp benshi ba mushuti banjye ndabafite, uyikeneye nayiguha. Nuko nkoresha amazina Kofi Anani ku YouTube officially. TikTok hariho Kofi Anani. Ya Instagram naho hariho Yanani Kofi. Niyo mazina nkoresha. So Kapera of course mbari no kubahereza ku Kapera. Abafani banje benshi bankunda, ntange muri ku mutima wanje kabisa, nta mutima mubi rwose. Ku karirimbo muzi muri benshi.